none baba abahungu bari hano hanze beza basa neza urekuri umugabo wawe mwiza nyine ni mwiza kuko agukura se sagukunda kuko tujye tuvugisha kuri uriya mugabo ntago agukunda arankunda nese so bibana basi wowe mbona bitamfasha nyine ku ruhande sanga ufite ikirusi yara hirya rero mpamvu bahiruga wivugishwa ngo nkwe basanga umukunda sibyo ufite ikirusi yandi ya nacyo reka turabazanye imbabariramo nacyo mwana nawe uzashaka uzabyumva urugo rurabowa mwana gute nyine umuntu ugukunda ngiye mfite umugabo nkunda ntago rwambo ajya mu nkaze ajya kwahira ajya kwamufasha nkuko yazajya kwera ubwatsi nawe ugakuka yazishyira hariya nyine nagiye mu kiraro ndimo ndakukira sigira umva ari ibintu birenza ko se undi wakambara ubwo buso ubundi ukibuka kujya gukora none se ubwo urabizi ubwo buso uvuga wagiye ugamba njye nabyo sinanubwo nanabibasha ko ibaze nabaye umugore iyo foto nka stoka njye nambaye mini gezaho sibundi ubwo nacaye sibundi ubwo nane sone bufite isone ziki nese ubwo reba ndakubonya arepfo barajongere bakubone bavuga ati nase bambone ni umugore wa Richard ukuntu yambaye bitwaye ikisi ibi ni byo umugabo wanje bayanguriye akugurira ubwo bwenda bugeza niba bayabingure se nakwanga kubyamba sikumva ndeba ari umunyacyaro ubundi ubwo bwenda bugura agomba kubugurira tugomba kujyana n'ibigezweho byanye se nabimenya da cyasaba rero komereza warugiye nanjye nkomeze nagize nyuma y'igipangu ubwo nzabona udusuye uzaze tuzaguha n'amata yanjye mbega umugabo warushye mbega umugore nakasa mutwe si umugore yashatse n'ukuri kw'Imana umugore wambara mini kandi ari umugore w'umugabo so ibyo ni ibikima si yaranarangiye hari gore umugabo yambara ubusa akajya mu muhanda kuntu desa afite umugabo mukunda wamunye kubundi ubungubu so bazankundara yazanyikundiye basi akaza kareba ukuntu iwanjye nzi gukunda njye namutetesha amano reka ibyo rwo bamusuzugura bamwambarira n'ubusa we kwera nago kanane cyakoze nakunda akamenya ko atamwubaha da ndaje nangire nanone mwitwareho neza ndebe ko basi yazanyikundira siki cyo none ubundi cyaje ngukingura nkinjira ndanarushye no kwicara hano none ndanashonje binjanye mu bibazo by'urugo rwabo none bitumye nekereza cyane banangiye no gusalira kari akakene kuri wabo ngo ni umugabo wengeye ntabwo ushaka kumusuhuza sijye ntabwo musuhuje icyo ni ibiki birimo hano sinamwakire amahawe yanjye nyaguhe uyafate nkandi wamaye amafaranga kujya guhaha se si kuvuga nabi byagenze bite ntabwo ari nabi nyine ariko nyine we namfata cyane kamarize twariganye kunyigiraho wabonye akazi ibyo birashyashakisha ariko bizagenda wize gake gake ntabwo wakigize kwiga kubona akazi kukirijyaho ndetse nkuriyeho gute ntabwo doye sinkuvugishije singusuhuje wowe kurita nansuhuza kugira ngo ngusome uyu mpobere ntabyo nshaka cyane umuntu habuze ndaguhamagara witankubye rimwe murampa cyangwa ukambwira ati waza kumpamagara bikarangira uko nguko subwo ariko nawe shaba nanjye abahungu noneho bo muri iyi minsi nawe ujya ngo nirere ubwe nataye umwanya byashari nashusho mbere kuri phone yanjye nayaguze ayanjye nakoreye navunikiye nzajya nitabonca ko nashaka niwo mwiganye se ukamwirengagiza se kwigana bivuze ngo umuntu agerwa kwitaba rega basi mujye hano umuntu basi amahoro uzi ukuntu umuntu aba ananiwe wowe ikintu numva ngo wasariye Richard kandi Richard ni umuntu wubatse sinzi igihe kugeza byumva Richard ni umuntu ufite umugore arubatse utwo n'utuga Richard se aje muguta mu kiganiro cyanjye nawe hoya mbabo nawe wasariye ntawe umusore muri kanigendere yani shano kugusuza gusa ariko nagusubiza siko nabishaka urashaka kungusuza gutubundi Richard afite ibyo umenya ko Richard afite umugore ntibasa mufite sinumva yo basa se wawe uri igiki kimenye niba Richard afite umugore cyangwa nawe afite uri maneko ye Bizimana ahubwo nzakuboroka none bazubabarire rimwe n'ufite ikibazo ko nkukupa ngewe none nzakuboroka
yego ye ariko wabonye akazi ye niko se madamu mu gitondo ariko nta munsi n'uyu n'umwe uzira tutavuganye nabi urambaza iki se kandi ndakubaza iki nakoze reka nze nkubwire pe ni ukuri kw'Imana shaka wenda dufate inka tuzigurishe ujye gucuruza ku muhanda by'uzaguha amahoro kura byarakunaniye reba kuntu hasi singize inkweto nzambaye ko nazigusigiye ko nazisize ejo bundi narindi kwihutana negere kushakira ubwatsi bwiza si uko nazisize zimeze naregiye kuzoza ariko mu kanya sinsigaye nambara imyenda itameshe se mfite umugore ako se kuko ushaka ko nzajya nanifurira koko si uburinganire wowe uyifuze wawe yego uburinganire ariko nta n'isoni ugira isoni ese ko kera tugikundana nawe nagura umwana mwiza uri guhindirwa n'ibiki muri iyi minsi aho ubundi ndacyari umwana mwiza sinzi impamvu uvuga ko ndi umwana muto nyine ni ibiki uri guhindura byisi ntabiri kuba basi kanze napfukame ngo semba njye mbabarira sibyo mbabarira rwose tujyane mu bintu neza ujye ukora ibintu neza ese bundi nsigaye mvana nawe ukahava ko nsigaye ko nasize ibintu ariko bisanga iyo nsize hakinguye nsanga hakinguye nasigaye hakinze ngasanga hakinze wagiye he nsigaye mvana nawe ukahava kandi nsigaye nkukeka amababa ntabwo ari mvuze ariko ubundi nta n'ikinyarwanda uzi mbese yego kuva wiriye ndatambuka hariya tiricya dufite umugore mwiza uzi kugenda mu nzira yambaye ubusa yereka abahisi n'abagenzi uzi ko nsigaye ndi iciro ry'umugani muri uyu mudugudu wose ngewe napfukanye mbabarira urumva hindura imico n'imyitwarire ubu umubyeyi ushima Imana ese ejo numara no kubyara no kubizagenda ubu se nzabyarira aha hantu si uko ubushobozi bwazo bwo kubaka inzu nzima wa mugore ubundi igihe nawe rero mfata mu nyungu ngo nuza zidahita sibyo reka nze nkubwize ukuri ngiye guhindura ingamba ngiye si uri kwigira make reba mu maso reba hano vuba uri kwigira make nabyo bizaza naragukunze ndagutetesha ntacyo ntagukoreye urahagurutse mbese narugucishamo reka ndagukunda ntabwo kubita shirwa ariko nyine mbase se nawe ngaho hehe hose nyine wajya ureka hasi ubundi bigize iki kijyanye n'iki ntabwo ubureba ubundi mbona mbaye iki ngewe se wahamagara ngo nawe urihamagara abona ari cyo mbaye wakitaba mbega hari icyo mbaye ubwo icyo utabaye ni igikira ngo bavuga ngo abahungu baza ngo baze ukikaragara ukazibe ubwo se uri igiki bura twiganaga ngewe bura nanagukunda sinzi impamvu yo gutabibona kandi abakobwa twaranarushye ndebe ubwo nagukunda ubu ntikingiye kure abo ntacyo washingira usomera yajya ngo uri umuvumvu cyane iyo bizahinduka ndi ahantu uri kudepoza rige nanjye bizakunda nkamera nkabi bizahinduka cyabyihorera ubundi umushonje ngarotarye komeza urote wowe gabanya ibintu byo kwirukanka ku muntu ufite umugore urebe nkatwe abasore turahari umuntu ufite umugore ninde akunda bakomeje njye ariko none nawe uragatangaza hari icadi bakomeje kumbwira icadi yarabimbwiye ati hari umuntu okay ngaho ndamukunda ngo aceceka sinkukunda okay tubyoroshye ndamukunda sinkukunda sibyo kuva mukuru nkaba nagukunda byo warugiye nanjye nje mu rugo sibyo nundi nivire ku kazi ndaninaniriwe umuntu twiganye ntago akambwiye gutyo sasa mbona ngubwira gute ujya ngubwira gute ntago akambwiye gutyo biye birahinduka ejo tuswagura tuzombya guhura mu bundi buzima ntago akambwiye gutyo nkire ngambwira ngubwira neza gute cyo bugufi ni cyarengana icyubahiro ariko nayo icyubahiro nyine mbona kuzamura ko njyamo nzagukubita ariko sinabishobora ariko nyine ihangane ukora ibintu neza urabizi ndagukunda nimba n'utundi tugabo hirya no hino tugenda tukureba nabi tukubwira neza tukubwira ibintu byumbwira hari icyo wamburanye ntacyo ngiye kwisubira urabinyemereye ngizere yego ngiye guhinduka ngiye guhinduka ngiye kuba umugore mwiza rwose
kandi mbabarira erega uri na mwiza si ukuvuga ngo ahubwo uhinduka mu mico no mu myifatire wambare nk'abadamu ubuse kukenyera igitenge ugiye no kujya ku muhanda ukagikenyera waba iki abantu batazambwira ngo Richard umugore wawe atambutse aha urabinyemereye gahunda sawa reka nze umva se rero hano harimo amazi uzi bwa turatunyana turimo hariya ngiye kujya gushaka ubundi bwatsi epfira nasize nahiyeyo ubwo sawa nsanga yiko nahanda kare gasuku ugakore neza nta kibazo sawa namwe ni mucireka baraje aho bwatsi ugira uziha ayo mazi dore ndikona ziri kwabira naje mpinduka sondi nakoze ikintu mpinduke ntukaza kuntera iseseme wagira ngo amazi nawe yazihere ngende umushumba wawe se ubundi Lisa ngega na kera nagukunda gasize impamvu utayibonaga tukiga hose na bose barize nibarankunda ubuzima burahinduka umunsi uri kumbona ejo bizabyahindutse ukuremo iki gikote ipantaro ihinduke inkweto zihinduke tuhure Mbabwira kabisa mbabwira wibuka ati cyacu watwigishaga ajya bati gayifizi cya banana ubuzima burahinduka akanya ubaye mwarimu ubuzima bwanjye ngasaza umane byawe n'ubukene bwawe ndigendeye n'urukundo rwawe uzakunda abandi wawe umukobwa wirata ariko tuzahura ubuzima buzahinduka duhure wowe buzahinduka duhure kabisa Richard Vitesse. Mwanawili. Mambo vipi? Sio wahageze. Na mambo vipi na mambo vipi? Ikisi gani? Aba ikisi. Shabyagoranye wa muhungu. Ibiki Agahinda n'umubabaro. Ukomeye cyane. Yiri kugifata upfubwe umugabo umwana. Nabwiye umugore, ejo nabwiye umugore wanjye Wamubwiye nabi se gute nyine? Namubwiye nabi none agahinda mani. Nyine nasanze nawe uzubaka uzabimenya ntabwo umuntu ajya abura utwapa n'amadamu ndakubwira ko ufite umugore mwiza nzi ko mwitonda ndakubwira nabi gusa biturutse umugore bwiza bwawe numva uzana buri kanya ngo umugore mwiza abashaka ntabwo wamukunze kandi murambikubwira umunsi nzagufata wajireka kumbwira iki bintu umunsi nzagufata William mukunda miki sawa nje gukunda abagore nta bakobwa bahari bazi ako kare gashima nyine ufite akababaro umugwanyeje namubwiye nabizi ko nari ndi hafi no kumukubita kare hakushuzko leta yagufungwa nazamuye akaboko ariko nyine ntaso kubita umugore ntaso uzabwira ngo kubita umugore waruva mukamugunga ntaso ni umuntu w'umugabo niyo mpamvu nyine usanze n'icyanga none se arajya kugukosereza uwo ntabwo ukosa namubereye perfect ahantu hose komeza ube perfect nyine none se wiri inyongo uranze amani irizi inyongoro ikinyarwanda ikinyarwanda kuva kera ntacyo narinzi ngaho abyibagiwe bambwira uwa kera sinzi impamvu udashaka umugore abyo icyo nabona ibibazo uri kumbwira se simba ndi kubibona urambwira ngo mwashwanye ibiki n'ibiki kandi wara n'abandi nabwo kubwira bigatuma ucika intege zo kumugore kare jamais byo gushaka ni ibintu utekereza umva rero gahunda kadutanyura ngiye kuri bonsure se madamu yagihera nawe hari se yara hari sinzi hano ese igihe naguhamagariye uko kuva mbere yuko uva mu rugo naguhamagaye basi muzange mahari n'ubwo biragenda madamu sheri yararyamye ko yamana byo ra muhungu we wa muhungu komera se nanjye wongeye kunshura ngo turi kumwira biteze komera ni William yadusuye karibu ese wazana agatebo kwicara nawe mbwiriza kwicara wanyu sha tangiye kujya ntangira karibu se shike ni se yaduvugisha hagaze ntabwo nabikomeza ariko ntabwo
ngaho nguko rero uriya mwete tugeze dusura yahageze Ese kutari wambwiye ubone ko ntabwo wataha. nari nabikubwiye icyayi uriya murege ukimenya ko uriya afite akazi keza uriya manywa y'amata yitwa za maradeshi nimba ari maradeshi ajya ava hirya iyo ngiyo Ese niba aje gusura twanamana ikijumba. ariko uriya mu bundi ntabwo ibintu njya kwirirwa tumutekera nyine namwe musizamutekere turabyihorera tu nyine ariko buriya cyambere nuko umuntu yagusura akagira sijyo tabiriya ja ntabwo uri kunyuma ajya avugaga kimana ibitekerezo byagiye mu mubwira Ngo tuzamutekera ngo nagaruka. oya nta mpamvu yo kundekera ariko nta mpamvu yo kundekera nta mpamvu ko muri kunshanga oya ari cyane nta mpamvu waje wamwikiza nta mpamvu nyine urabizi nyine naye mu rugo mba natetse nyine ibyo kurya se mba nariye pe nariye okay nibyo nakubwiraga rero ariko urakaza wisanga nta kibazo ubwo byose ni amahoro ariko nawe rumaze igihe tudusura oya ndara ariko tawe tudahurira rya hepfo ndi madamu wawe niwe tujya duhura nta nyine tujya duhura nyine rimwe na rimwe ariko sometimes ariko ntabwo Ntabwo deruka guhura se. Deruka guhura. guhura se shawe madamu uri guhurira era ntabwo ari cyane ariko nyine turahura nyine mu nzira bisanzwe uyu bisanzwe tukagenda mu kazi nuko nanjye twakutana na hepfo nibyo nakubwiraga rero nibyo akazi uzajya ariko uzayidusura kenshi hano ni nk'ari wanyu urabizi twariganye tukajya gusura mukecuru wawe ukaza gusura mukecuru wanjye igihe kiragira nshaka madamu wanjye mwiza ntabwo urabizi madamu wawe kuvuga ariko nshaka yega ni mwiza singe mvuga mwiza ngo ngo biranshimisha nyine madamu wanjye mwiza nk'undi urabizi nawe uri umuvandimwe wanjye sheri uyu ni umuvandimwe wanjye kuva kera urabizi muri rugo arahagenda kenshi nubwo ubwo amaze kubonera akazi kenshi atakiza ariko kurya muri uru rugo nanjye mba ndisanga nta ribi Nta kibazo nisanga. zayo nyisanzura ariko nta ribi nta n'ikibazo cyane Oya nta kibazo. Ikibazo isaha n'isaha yose. Wagize hano. Aho utazi hano. ndabona ahubwo amasaha yo kujya ku kazi yageze uyu munsi ufite urugendo se umunsi mfite safari ndibuze kudupakira okay twaguherekeza tukagenda Se buriya wamusezera musezere kanze musezere uragira narimo kumusezera sawa tugende nta kibazo Nibiki mbonye hano nibiki kumusezera mbona muri gusoma nibiki nibiki kandi sha oyo hano imeze neza Yego. sha yesi hari maze kuba myinshi Nyinshi se ejo bundi naje mu rugo. amaze Cyajya waratumye batuvumbura. byihoreye ariko nta n'ibirenze nta nubwo nanashobora kuba ndi kumwe nawe ngo mbyimanganye ku buryo nagaragaza uburyo ki tutaziranye ntabwo nabishobora ariko nta bisari icyo bitwaye kipfa kari akagabo ntabwo kabimenye ntabwo kabikubajije Nanone nawe ntukamusuzugura ntukari akagabo. parido uriya mugabo aha Ya ntukansuzugurira umugabo nubwo mba ndi kumuca inyuma. Oya. Mu byubahiro bye by'umwubaha. Uriya ni umugabo. kari gaciyemo ari gutuza umutima hamwe hanyuma se Okay. itariki ni iki numva ndagira ngo mfite icyumweru cyose nyine cya weekend yose cyakonje numva ndagira ngo dupange n'akahe kabari wifuza ko twajya guhurira cyangwa se ahantu hose wakwifuza ko twajya guhurira n'agafanta nako bakanywera ahantu nyine hari sex nyine umuntu yagira akisanzura kikinari wowe uzapange cyane niba utekereza undi nari mu tekerezo kugenda kuko hari natekereje none kujya hirya hari umushuti wanjye uri hafi nzana akafunguzo muri mwazira karitsiye wanyu se ya nawe ntabwo ari hafi yo mu rugo
namubwira agiye akaniza agafunguzo. Urahizeye se buryo kibishoboka byose kuryo nyine nta nsazi zaza. Nawe urumva nyine ntabwo nabura kumwizera. Ndahizeye abari security ihagije. Buri kitu cyose kiri muto ntari. Okay ntaribi. Urumva? Reka nzatumiza nyine. Hajya mu fantasa. Inzoga zanara kunani. Ntabwo nzoga nje. Ntaribi nta kibazo. Ari ubwo noneho ejo umusibejo sibyo umusibejo kuko ejo hari raporo nziro ndimo gukora kugira nzayitange kwa boss ubwo umusibejo edeni ejo undi turi buze kuhagera ukanyereka kugenda tuza naza kuhakoreka nawe nese ubundi bwo urumva undi karakaga ukabaza karika mugabo yawe nyine tu bifate gute nanje nyubahira umugabo yaranteturuye ankura mu rugo ajya ndabyumva ari kunyine y'ubwabo proud mwana ndabizi batubireke okay naribi reka ejo ngiye gupakira none nanjye Dar es Salaam Edeni nzagaruka ubwo nzagaruka umusibe ejo nyine mu gitondo ubwo nyine gahunda ubu nyine tuzabona na mu saa sita nibirenze se hari ikindi hanyuma ndabona bwije n'agafantana n'urangurira ibyo ngibyo ni ibintu byo kwirirwa umbwira ko kubizi kandi cyo ngukundira kubizi ibyo ni ibintu wakirirwa umbwira ko ya nimero yawe gatandatu niyi okay kizaga senkani ngo uri buze nyine kureba umuntu n'agatanze poro kamwe kugira ngo ataza nagusanga mu rugo taza gushaka gusanga umunsi w'ejo ndaratwara urwara wishe kibazo kandi Melissa sawa imubira neza ariko yumiye ko dukundana I love you Richard Famuri byangu byo nkubwira famuri byangu byo nkubwira ngo naho tuvugana Richard famuri byo tuvugana Yes komera nta mikomerere kuva cyagiye reka nkubwire kuntu cyagiye Kombona suzuto rwiyambitse Buretse nje ni muto ubwo ngubwo reka mbanze ngo ntaranabyibagirwa cyagiye nibuka ko twabikangura agacupa nagiye ku muhanda utaka umugoroba rero ibyo nabonye umugoroba ibyo nakubwiraga nibyo yagucaga inyuma ukanga kubyemera ubu mfite icyo bita ubu mfite icyo bita ikimenyetso kibikwereka buretse ni phone nene batanga ari ikintu ndakunda ndabizi ntabwo uri bwemere ndabizi ntabwo uri bwemere rusenya ndabizi ntabwo uri bwemere akira dore reba iki ni icyambere iki ni ikimenyetso cyambere iyi ni ifoto uyu umugore wawe ongera unyereke neza iyi si video hari ikintu mbaza njye mfite n'amakuru numvishe naho bagiye umugore wanjye muhoza niwe uyu ongera subiza mwirana abanyabari iyo ari kumusezesha kwa namusura egeza hiye ngiyi njye numvishe naho bagiye ongera igarura ngiyi ufite ahubwo ngo tugende njye ngo ni William sha gende njye hagenda habonye buretse aho agenda habonye nahumvishije aho agenda nahumvishije tugende William eje bundi yaje mu Rwanda William namuketse nawe se mbikubwira reka ufite umugore mwiza reka sinakubwira nabikubwiraga Richard tugende ahubwo bataragenda aho nahabonye ni mu cyagipangu cyo kwa Bizimana niho bari wowe ngune tugende ibyo bireke tugende mana ya Nahanga komanga wumva barimo ndabizi barimo komanga we aha wewe hano shaka wewe kumuguranye shaka wewe kumugura wapi incha kumugura wapi kapu ni nani kumugura wapi shaka badumenye ibyabaye aha
gufata umugore mu bivugane neza muri aho ngaho mu biganiro neza koko wamburanye mwiki ntasone rega uri kwigisha nkaho nta cyabaye habaye iki mvuge mu kinyarwanda ndivuga icyongereza habaye iki ubundi ngo ariko nta kibazo ikaze rero ntumfate umwanzuro wa mbere n'uwanyuma oya manzi uyu mugabo wawe William nawe uyu mugore wawe twasohokanye mumane karigendere ntuzangarukire ndabizi murakundana pe kandi nanjye ibyo nakoze ntabwo mwari turi nawe byantunguye pe sizi ko turi inshuti n'inshuti z'inshuti mwari ingatangara nta n'icyo twari twagakora mu mwanya nta n'icyo twari twagakora njyewe ejo bundi narabibone nahindukiye gutya mbona sinzi ibyo barimo inshuti y'umuryango nabyihoreye ariko William nta gahunda mfite yo kuzana umugore nta gahunda mfite yo kuzana umugore